Bakunzi inshuti mudukurikira ku YouTube channel Paroisse Saint Vincent Paruti Gikondo, aho muri hose turabasuhuje tubifuriza amahoro n'imigisha bituruka ku Mana. Muri kumwe na Joseph Habumukiza. Kuri uyu munsi wa gatanu tariki ya 22 Ugushyingo, Kiliziya Gatolika yizihiza umunsi mukuru wa Mutagatifu Cecilia, n'umurinzi w'abaririmbyi n'amakorari. Hano i Gikondo bikaba bidasanzwe kuko mu kwizihiza uwo munsi amakorari yose akorera ubutumwa hano muri Paroisse Gikondo agiye kwizihiza aturira hamwe igitambo cya misa cyo ku mugoroba ku wa gatanu tariki 22 Ugushyingo. Misa igiye gutangira saa 12 zo ku mugoroba bizihiza umurinzi wabo Sainte Cécile. Igitambo cya misa giye kuririmbwa n'amakorari yose akorera ubutumwa hano kuri Paroisse ya Gikondo, kikaba kigiye guturwa na Padiri mukuru wa Paroisse ya Gikondo yitiriwe Mutagatifu Vincent Paruti, ni Padiri Nsabimana Jean Pierre Mihigo. Tubifuje mwese kuronkamo imigisha n'ingabire bituruka ku Mana. Iki gitambo cya misa giye gutura kitubere twese umwanya wo kuzirikana ubutumwa dufite muri Kiliziya, kugira ngo twese nka Mutagatifu Cecilia twitagatifurize mu butumwa dukora. Imana ibaho umugisha.
tubabariye icyaha cyacu cyose maze zatugize ubugingo bw'iteka.
gitabo cy'ibyahishuriwe Yohani intumwa. Njyewe Yohani numva mu ijuru ibimeze nk'amajwi ahanitse y'inteko nyamwinshi z'abantu bavugaga bati Aleluya, ubucunguzi, ikuzo n'ububasha n'iby'Imana yacu. Nuko ijwi riranguruye rituruka mu ntebe y'ubwami rivuga riti, nimusingize Imana yacu, mwebwe mwese abagaragu bayo, namwe abayitinya, abakuru n'abato. Ndongera numva ibimeze nk'amajwi y'inteko nyamwinshi z'abantu ameze nk'urusumo rw'amazi magari cyangwa amahindagano w'inkuba zikaze, bavuga bati Aleluya, kuko Nyagasani Imana yacu mushobora byose yagaragaje ingoma ye. Nitwishime, tunezerwe kandi dukuze Imana, kuko igihe cy'ubukwe bwa ntama cyageze, n'umugeni we akaba yiteguye. Yahawe kwambara hariri ibengerana kandi itanduye. Koko rero uwo mwambaro wa hariri n'ibikorwa biboneye by'abatagatifu. Nuko umumarayika arambwira ati, andika, hahirwa abatumiwe mu bukwe bwa ntama. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yezu n'abane namwe. Inkuru nziza ya Yezu Kristu ko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe Yesu yinjira mu ngoro y'Imana, atangira kwirukanamo abacuruzi. Arababwira ati, haranditswe ngo inzu yanjye izaba inzu yo gusengeramo, naho mwebwe mwayigize ubuvumo bw'abambuzi. Buri munsi yigishirizaga mu ngoro abatware b'abaherezabitambo n'abigishamategeko kimwe n'abakuru b'umuryango, bashaka ukuntu bamwicisha. Nyamara ntibabona aho bamuturuka, kuko rubanda rwose bari bamuteze amatwi, bitaye cyane ku byo yavugaga. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Twongeye kwifuriza abaririmbyi n'amakorali yacu umunsi mwiza, aho dukomeza kwizihiza no guhimbaza
mutagatifu Cecilia, umuvugizi akaba n'umurinzi w'abaririmbyi bose n'amakorali yose. Umunsi nk'uyu nguyu aba ari umunsi wo kugira ngo twongere dusabe Imana Nyagasani twongere ingabire zayo, tubashe kwitagatifuriza muri ubu butumwa bwacu, ubutumwa bwo kuririmbira Imana no kuyisingiza, ariko kandi no gufasha abakristu mu guhimbaza ikuzo ry'Imana, kuyisenga no kuyisingiza. Tuzirikana ko nyine uririmbye neza aba asenze kabiri, kuko asenga ahe agasenga n'ahundi ubafasha, kandi bigakomeza kurushaho kutubonera imigisha y'Imana. Twasaba rero muri iki gitambo cy'Ukaristiya kugira ngo uyu munsi mukuru ntudusige nk'uko wadusanze, ahubwo utuvugurure, udukomeze mu kwemera, udukomeze mu kwizera, maze ubutumwa bwacu bwo kuririmba no kuririmbira abandi, ubutumwa bwacu bwo kurushaho gufasha ikoraniro gusenga, tujye tubukora bituvuye ku mutima, tubukora nk'isengesho, tubukora nk'umuhamagaro, kandi twese tubashe kubironkeramo umugisha w'Imana. Ikintu cya mbere abaririmbyi tuza gutahana, mwumve ko kuba uri umuririmbyi ni umuhamagaro. Imana yaraguhamagaye, nawe uritaba. Buriya ntabwo ari uko ari mwebwe mufite amajwi meza kuruta abandi, hari abandi baririmba neza kubarusha, hari abandi bafite amajwi agororotse kubarusha, ariko batari abaririmbyi cyangwa batari muri korali, kuko uwo muhamagaro ntawo bafite. Uyu munsi rero dushimira Imana kubera uwo muhamagaro yaduhaye, kandi tuyisabe imbaraga n'ingabire zayo zo kudukomereza, maze kuko ubuzima bwacu bujye burushaho kubaho bunogeye Imana, cyane cyane mu bisingizo no mu ndirimbo, duhora iteka ryose duhanitse dusingiza Imana. Ku cyumweru gitaha tuzizihiza umunsi mukuru wa Kristo Umwami, akaba ari nawo munsi usoza umwaka wa Kiliziya cyangwa se umwaka wa liturujia. Iteka ryose rero iyo tugeze mu mpera z'umwaka, liturujia itwibutsa ko ibintu byose bigera impera yabyo, bikatwibutsa ko iyi si yacu izagira impera yayo, yewe n'ubuzima bwacu buzagira impera yabyo. Umunsi aya masomo aba yongera kutwibutsa ko iwacu sino, hano ku isi turi mu rugendo, iwacu ni mu ijuru. Ni ukutwibutsa ko ubuzima bwa hano ku isi ni ubw'igihe gitoya, bukadutegurira ubundi buzima buzaza. Cyane cyane ko iyo byose bigenda neza, iyo byose ari sawa, iyo uhinga ukeza, ugacuruza ukunguka, ukabyara ugaheka, ugashakashaka ukaronka, hari igihe twigira kari hakajya he, ukagira ngo twagize iyo tujya cyangwa twafashe Imana akaguru. Niyo mpamvu rero tujigira ngo ikatubwira ngo ca bugufi, icyubahiro ni cy'Imana. Wibuke ko umunsi wawe uzagera, umunsi w'imperuka uzagera, twese tukava muri ubu buzima tukajya mu bundi buzima buhoraho iteka. Batubwira ngo icyo gihe nibwo Imana Nyagasani, Umwana w'Imana, azadusaba raporo y'ubuzima bwawe. Mpa raporo y'ubuzima bwawe. Batisimu wahawe wayikoresheje iki? Impano yo kuririmba wahawe wayimajije iki? N'ibindi byose n'impano Imana yaguhaye. Ni umunsi tuzagera aho ngaho Nyagasani akadusaba raporo y'ubuzima bwacu, maze natwe tukarushaho nyine kujya gutanga ibyo twakoze, hanyuma bikatubera urufunguzo ruzatujyana mu bwami bw'ijuru. Uyu munsi rero dusabe Imana Nyagasani kugira ngo tubeho tutabayeho nk'abantu b'ibyigenge, tuzirikana ko hano ku isi turi mu rugendo, kandi ubu buzima dufite ni intizi Imana yaduhaye. Ibyo dutunze byose n'icyo turi cyo byose ni Imana yadutije ngo tubashe kwimenya no kuyikorera. Igihe kikazagera ikazadusaba raporo yabyo, matwe rero dusabe kugira ngo ntituzatungurwe n'uwo munsi, ahubwo tuzabe turi tayari kurushaho gusanganira Umwana w'Imana uzaba udusanze. Mu ivanjiri uyu munsi twumvise rero na Yesu Kristo nyine we yinjira mu ngoro, hanyuma akajinya kakamwica, kubera ko yabonaga ko ingoro y'Imana bayihinduye indiri cyangwa se ubuvumo bw'abajura.
abantu baje kuhacururiza, abantu baje kuhamburira, baje kuhakora n'ibindi bitari byiza, bituma Yezu Kristu yongera kubarakarira babwira ngo ingoro ya data ikwiye kubahwa, ntabwo ariyo mugomba kugira indiri y'abajura, indiri y'abisambo cyangwa n'ibindi bibi, ahubwo ni ahantu hatagatifu hakwiye kubahwa, kuko iteka ryose ingoro y'Imana itwibutsa ko Imana ituye rwagati muri twebwe. Ariko kandi tuzirikana ko n'ingoro y'Imana nzima atari ingoro y'amatafari n'amabuye gusa, ahubwo ingoro y'Imana nayo ari ingoro y'imitima yacu. Imitima yacu igomba kuba imitima mitagatifu, ingoro y'Imana, aho Imana ituye, maze koko tukabasha natwe kurushaho kwitagatifuza mu buzima bwacu bwose, bitewe nyine n'uko umutima wacu bukeye. Ariko twumvise ukuntu Yezu Kristu avuga ngo ingoro yanjye mwarayihindanyije, mwayigize ubuvumo bw'abajura, ubuvumo bw'abagizi bwa nabi, n'ubuvumo bw'abicanyi cyangwa n'ibindi bibi byose. Uyu munsi turi kwizihiza umunsi mukuru wa Mutagatifu Sisiriya, umuvugizi n'umurinzi wacu. Buri wese yongere, cyane cyane nk'abaririmbyi, wongere wibaze niba umutima wawe ukiri ingoro ntagatifu y'Imana, niba koko mu mutima yawe hakeye, umutima wawe ari hahandi hatuye roho w'Imana. Kandi burya ngo iyo umutima umeze neza n'ibigusohokamo byose biba byiza, ngo akuzuye umutima gasesekara ku munwa. Ariko iyo ibisohoka mu mutima bibaye bibi, ni ikimenyetso cy'uko n'umutima wacu uba warangiritse cyangwa se warabuze. Uyu munsi Yezu Kristu tumwemerere yongere yinjire mu mitima yacu, yongere ahakora isuku, yongere avanemo ibyo byose bibi bituma tutitagatifuza, bituma imitima yacu isa nk'iyaboze, maze ubuzima bwacu burusheho kuba bwiza, ubuzima bwacu burusheho kunogera Imana no kunogera abantu. Imwe mu ntego twihaye hano muri paruwasi yacu ya Gikondo niyo kugira ngo tugire ubumwe hagati y'abaririmbyi. Burya ngo ntawe utanga icyo adafite. Iyo nta bumwe wifitemo, ntabwo nawe uzaha abandi. Niba nta bumwe buri muri korali, nta bumwe buzaba muri mpuzamakorali, nta bumwe buzaba mu makorali yose ya paruwasi. Uyu munsi buri muntu yongere yibaze, aho ntabwo naba ndigashoza ntambara muri korali yacu, aho ntabwo naba ndigashoza ntambara muri paruwasi yacu, bikabangamira ubwo bumwe bw'amakorali, ubwo bumwe bw'abaririmbyi. Uyu munsi Yezu Kristo akaba ari kundeba, akaba yavuga ngo ahangaha ngomba kuhakora isuku. Bamwe imitima yacu twayigize indiri y'ubugizi bwa nabi, indiri y'urwango, indiri y'ubusinzi, indiri y'amagambo mabi, indiri yo gusebanya, indiri y'ubusambo, indiri y'ubusambanyi, indiri y'amahane, indiri y'amazimwe. Kandi ibyo byose nibiza bidusenya, bikatubuza kubaka korali yacu, bikatubuza kubaka mpuzamakorali yacu. Ugasanga iteka ryose abantu baracumbagira kubera ko imitima yacu idakeye, imitima yacu yuzuyemo ibibi byose bituruka kuri Sekibi, bikatubuza kwiyubaka no kubaka abandi. Kwizihiza umutagatifu nk'uyu nguyu Sisiriya ni ukwibuka ko natwe duhamagariwe kuba abatagatifu, tukitagatifuriza mu murimo wacu wo kuririmba, tukitagatifuriza muri korali yacu, tukitagatifuriza muri paruwasi yacu. Uyu munsi buri muntu yongera afate gahunda yo kwisuzuma, usabe Sisiriya mutagatifu agusabire, agushyire mu biganza by'Imana, asabe Yezu Kristo afate umweyo akubure, cyane cyane aho ngaho ufite amatiku, aho ngaho ufite amazimwe, aho ngaho ufite ubunebwe, aho ngaho ufite ibidatunganiye abandi, bigatuma rimwe na rimwe korali usanga itameze neza kubera wowe, kubera utugambo twawe, kubera ugukererwa kwawe, kubera amahane yawe, kubera ubwibone bwawe, kubona ubwirasi bwawe, kubera ko ingoro y'Imana wayihinduye indiri y'ubwirasi, indiri y'ubwibone, indiri y'amahane n'ibindi bibi byose bitandukanya amakorali yacu cyangwa se muri korali yacu. Uyu munsi twizere ko amasengesho tuza kuvuga
adufasha kwitagatifuza. Buri wese yitagatifurize muri ubu butumwa. Kuririmba ntitukaririmbe nk'uko baririmba mu gisope, ntitukaririmbe nk'uko baririmba mu za orchestre, ahubwo twumve ko indirimbo yacu ni isengesho ridutagatifuza, rigatagatifuza n'imbaga y'Imana. Twemere tube ibimenyetso Nyagasani akoresha, Imana ikoresha kugira ngo itagatifuze imbaga yacu hano i Gikondo. Mwumve ubutumwa bwanyu ukuntu ari ubutumwa bukomeye, aho Yesu Kristo yagutoye akaguha iyo mpano yo kuririmba kugira ngo ubashe kuyitagatifurizamo, ubashe no gutagatifuza imbaga y'Imana. Umuririmbyi wese wicaye aha ngaha uyu munsi, muntu wo muri korali, wongere wisuzume urebe niba koko ukuririmba kwawe ko gutagatifuza, urebe koko niba witagatifuriza mu butumwa bwawe, niba koko uri igikoresho, uri ikimenyetso cy'amahoro muri korali yawe, muri mpuzamakorali ndetse no muri paruwasi yacu. Murabizi ko kugeza n'uyu munsi byaratunaniye gushyiraho korali mpuzamakorali ya paruwasi, kubera ko hari ahantu hari agashitani katubuza kugira ngo korali ya paruwasi ibeho. Kandi ako gashitani ntabwo gaturuka ahandi, gaturuka muri twebwe. Ibaze aho wicaye, ni iki gituma mpuzamakorali idakora? Ndavuga ya korali yacu. Ni iki gituma byaratunaniye? Hari ikibazo. Ntabwo bituruka hanze, bituruka muri twebwe. Buri muntu wese wibaza ati ntabwo naba ndi ikimenyetso, ntabwo ndaba ndi kazarusenya, ari njye utuma mpuzamakorali idakora neza. Amakorali yo uyu munsi ndavuga ko duhagaze neza, nubwo bumwe burahari bwinshi cyane, kugira ngo Imana naye iratwigaragariza. Nibyo gushimira Imana ko dufite amakorali ameze neza, hagati mu makorali abantu barumvikana, abantu bashyize hamwe, ariko byaba kugira ngo dushyire hamwe nka mpuzamakorali ugasanga birazambye. Uyu munsi buri muntu wese yongere yisuzume, wongere gusabiraho mutagatifu akumanukireho, akumurikire. Niba ari wowe utuma mpuzamakorali idakora, usabe mutagatifu Cecilia agusabire, uhabwe roho mutagatifu, ubashe guhinduka, maze ubuzima bwacu, ubuzima bwa korali yacu na mpuzamakorali yacu ubashe kurushaho kunogera Imana no kunogera abantu. Mbifurije rero umunsi mwiza. Uyu munsi buri muririmbyi wese yongera atera agatambwe mu butungane, yongera atera agatambwe mu butagatifu, yongera yitagatifurize mu butumwa bwe, muri iyo mpano Nyagasani yaguhaye. Twese tubashe kugirira umugisha, tubagirira ibyishimo muri iyi mpano Nyagasani yaduhaye, tubashe kumusingiza no kumuhimbaza mu ndirimbo no mu masengesho yacu, tubashe gufasha n'ikoraniro ryacu n'abakristo bacu kurushaho kwitagatifuza mu masengesho no mu ndirimbo, maze ubuzima bwacu bwose bunogere Imana n'abantu. Isaha yacu nigera tuzatahe ubwami bw'ijuru, aho tuzishimana n'abamarayika n'abatagatifu bose. Umunsi mwiza kuri mwese rero. Cecilia mutagatifu adusabire, kandi buri wese yongera aronke inema n'imigisha bituruka ku ijuru, bimufashe kwivugurura no kuba koko ingoro ya Roho Mutagatifu, ingoro y'Imana Nyagasani atuyemo kandi itagatifurizamo, agatagatifuza n'abandi. Natwe twese rero tugiye guhaguruka, twongere dutakambira Imana Nyagasani, twiture amasengesho yacu, twiragize kugira ngo uyu munsi utubere umunsi wo kongera kugarukira Imana, wo kongera kwisubiraho, wo gukomeza kwitagatifuriza mu buzima bwacu, mu butumwa bwacu, kandi dusabira n'umuvandimwe kugira ngo Imana Nyagasani imwongere imigisha ye. Twese hamwe tubashe kubaho twubaka ingoma y'Imana mu bantu, tubisaba Imana. Nyagasani twumve, maze uduhe ibyo tugusaba. Dusabire Kiliziya y'intumwa
ikorera umuryango w'abantu, ibabumbire hamwe muri Kristu. Twumve. Dusabire diyoseze zacu ihorana intumwa zidahemuka, ibyara abakozi b'umuryango w'Imana. Dusabira abiyeguriye Imana bose, baba abagaragu ba Jambo wigize umuntu, aho kubazanira urubanza abazanira umukiro. Twumve. Dusabire abiyemeje kuba abaririmbyi bose, bemera imyanya yabo mu muryango w'Imana, barangiza imirimo bahatumiriwe badacogora. Twumve. Dusabire amahanga n'ingeri zose, intumwa za Yesu zihabona amacumbi, zihagire n'inshuti. Twumve. Dusabire abaririmbyi ba paruwase yacu ya Gikondo, batubera inzira nziza y'ukwemera, ameza y'abashonje, ivuriro ry'abarwaye mu buruhukiro. Twumve.
za paruwasi yacu ya Gikondo, abayobozi b'amakorari, baririmbyi bagenzi banjye, bakristo bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Uyu munsi turishimye kandi turanezerewe aho twizihiza umunsi ngarukamwaka wa Mutagatifu Cecilia, umurinzi akaba n'umuvugizi w'abaririmbyi ndetse na korari muri rusange. Ijambo ryanjye riraza gukubira mu magambo atatu: gushima, no gusaba imbabazi aho tutagenda neza, mbese n'ibyifuzo. Kristo Yezu akuzwe. Baririmbyi bagenzi banjye, muraniza amashyi dushimire Padiri Mukuru akaba na umoniye wacu ndetse n'ubuyobozi bwa paruwasi muri uru rugendo cyangwa mu muhamagaro dufite. Batuba hafi nk'uko mubibona, badusanga mu marepetisiyo, bakadusura, bakamenya ibibazo dufite ndetse n'aho tugenze nabi bakatugorora. Mureke tubashimire. Turashimira kandi abaririmbyi muri rusange, kuko ntabwo twigeze dutana ngo tuve mu murongo twahamagariwe. Mwagiye mubyumva neza yuko kuririmba hari abantu benshi bazi kuririmba ariko badashobora kuba muri korari. Ni umuhamagara rero Nyagasani yaduhamagariye kugira ngo turirimbe, kandi tuzi neza yuko uririmbye neza aba asenze inshuro ebyiri. Turabashimira rero uburyo mubyitwaramo, kandi Imana ikomeze ibongerere umuhamagaro, ibakomeze imbere hacu habe heza. Kuri uyu munsi rero umunsi mukuru wa Mutagatifu Cecilia, twagombye kuba tuzirikana ibintu bibiri byakomejwe kuvugwaho mu nyigisho twabonye twakiriye, ariko mu nyihanganire nanjye mbisubiremo. Uyu munsi twagombye kuba tuzirikana ubuntu Nyagasani yatugiriye, twisuzuma tukareba koko umuhamagaro twahamagariwe nimba tuwukora neza, aho dukora nabi tugasaba Nyagasani imbabazi kandi akadukomeza kugira ngo dukomeze mu murongo nyine twahamagariwe tudatana. Uyu munsi nanone turasabana, aba ari wo mwanya tuba tubonye sabana mu misa, ariko tukanasabana n'ibitunga imibiri yacu. Burya gusangira ni umuhango ndetse ni n'igihango gikomeye ku muntu mwasangiye nyine. Dusangire rero turi abaririmbyi, dusangire kandi tuzahora turi abaririmbyi. Kristo Yezu akuzwe. Uyu munsi rero turazirikana yuko twakagombye kuba abakristu. Ahangaha turareba umuririmbyi muri liturujia ya Kiliziya agomba kuba ari umukristu mwiza. Umukristu mwiza n'uhabwa neza amasakaramentu cyangwa yitegura kuyahabwa. Umuririmbyi agomba kuba inyangamugayo. Kuba inyangamugayo ni ukutagira amakemwa mu mico no mu myifatire. Biragoye gusobanurira ijambo, ariko twese twakagombye kuba tuba inyangamugayo. Umuririmbyi kandi yakagombye kuba atiyandarika, yiyubaha kandi akubaha abandi. Kristo Yezu akuzwe. Kwiyandarika harimo uburyo butandukanye, ariko twese turumva icyo bisobanura, cyane cyane iyo turi muri uyu muhamagaro. Twirinda rwose udutashi mu gihe twambaye ikanzu yera de. Tugomba rero kwirinda kwiyandarika. Umuririmbyi kandi yubahiriza gahunda ahana n'abandi.
buriya kutagira gahunda biragatabwa. Twagombye rero kuba tugira gahunda, cyane cyane yuko korari tuba duhuriyemo turi abantu benshi batandukanye. Kutagira gahunda akenshi bicumuza cyangwa bituma imitima yacu iremera. Mu gihe turi muri za repetition, rimwe na rimwe waje gusenga ariko ukaba wahakura umutima utanyuzwe. Biba byiza rero iyo twese twubahirije gahunda twahanye. Abanyarwanda nibo bavuga ngo aho imfura zasezeraniye niho zihurira. Umuririmbyi kandi yemera kandi akishimira gufatanya n'abandi. Kristo Yesu akuzwe. Twagombye kuba tugira ubumwe muri korari zacu. Hari ndirimbamo, ariko nkumva yuko n'umuririmbyi uririmba mu yindi korari twese duhuje umurimo umwe. Tugomba nyine kuririmba kandi tugafasha n'abandi gusenga. Mbese turi indorerwamo. Iyo ndorerwamo rero twagombye nyine kuba indorerwamo. Kristo Yesu akozwe. Turi icyambu, turi ikiraro. Rero tugerageze mu muhamagaro twahamagariwe twisubireho, tugire ubumwe mu makorari yacu, tugire ubumwe rwose, tube umuririmbyi muri paruwasi yacu, hatabayeho gusuzugurana. Amagambo burya si meza, amagambo menshi arasenya, ntabwo yubaka. Ubu dufite ikibazo cy'uko twananiwe kugira korari duhuriramo twese nk'abaririmbyi, aho duhana gahunda, bamwe nyine ntitugire gahunda, ariho bikurira na kwa kugira umutima mubi cyangwa gutuma umutima wawe utishima, kandi twese twagombye kuba twishimye. Kristo Yesu akuzwe. Twagombye kuba twishimye muri Nyagasani, cyane cyane kuko kuririmba biraryoha, cyane cyane uzirikana amagambo turirimba muri liturujia cyangwa mu misa turirimba. Kristo Yesu akuzwe. Turishimira rero yuko muri komite y'impuzamakórari hari aho twari tugeze, nubwo inzira ari ndende. Turi muri faze ya nyuma yo kugira amabwiriza ngengamikorere ya hano kuri paruwasi. Abayobozi bacu barayazi, ndetse n'abaririmbyi bamwe barayasomewe. Bibaye byiza rero twahuriza hamwe, nibidufasha kugira ngo duhurize hamwe, ntabwo ari ibidufasha kugira ngo duhurize hamwe ibitari ku murongo bijye ku murongo. Nanone turasaba imbabazi aho tutagenze neza, kuko hari misa zimwe zitabonye korari ziririmba. Iyo ni defete twagize, biturutse nyine kuri kwa gucumbagira kwacu kw'amakorari, bigatuma misa itaririmba. Ubundi ntabwo byakagombye kuba bibaho, kandi hari amakorari, dufite amakorari agera kuri 11 iki gihe kandi arakora. Ubwo rero dusabye imbabazi ko byaba byaracumuje, kandi tukanasaba yuko byibuze ibyo bintu bitakongera kubaho, naho twaba tugenda nabi rwose mukaturya urwara. Nanone turasaba yuko korari zacu zikunda kugira ibibazo byinshi bitandukanye, ibibazo bya mikoro. Rimwe na rimwe dusanga bamwe badafite abacuranzi, badafite ibikoresho bya muzika. Tukagira ikibazo ariko gikomeye cyane cyo kubura abametre de chant cyangwa abayobozi b'indirimbo, aho rimwe na rimwe korari zimwe na zimwe zikora ku mufuka zikishyura abantu baza kuzifasha mu misa. Ubundi ntabwo ari ibintu byagombye kuba bibaho. Niyo mpamvu dufashe cyangwa dukomeje bwa bumwe, tukagira ishuri rya muzika rizamura impano z'abaririmbyi, byadufasha kandi bikanadufasha kuririmba neza. Kristo Yesu akuzwe.
ntizimbye mu magambo, hari ibintu bimwe na bimwe tugenda tubona ku mbuga nkoranyambaga. Korali zacu zigenda zitera imbere, ariko nanone hari ubwo dutandukira. Hari abahanzi bamwe na bamwe cyangwa n'indirimbo nyinshi turirimba, rimwe na rimwe wenda bashobora kubikora, ndatekereza ko nta intention, nta bushake baba bafite bw'uko babikora, ariko twibuke yuko tugendera ku mategeko n'amabwiriza Kiliziya yigisha. Hari indirimbo rero zimwe na zimwe mwabonye ku mbuga nkoranyambaga, ariko wenda ibyo ngibyo ntibidutere ikibazo. Muri paruwasi yacu ya Gikondo tuzagenda gake gake twumva n'impamvu n'akamaro ko kuririmba, cyangwa ko kuririmba umwimerere w'amagambo dusanga mu gitabo gikuru cya miseri, hatari ugutandukira. Hari nk'indirimbo zimwe mwumvise, cyane cyane nk'indirimbo za Gloria, Indangakwemera, Kyrie, Sanctus, Zaburi n'amasengesho rusange. Urwego rwa Arikidiyoseze rufite uko rwabonye ko hari ugutandukira. Birashoboka rero kuko no mu gutera imbere kw'amakorari hari ubwo dushaka kunoza amajwi, ariko rimwe na rimwe umuntu akaba yanatana, ariko adafite umugambi wo kuyobya, cyangwa mbese adafite umugambi mubi. Rero ndatekereza turabasaba yuko ibyo tuzagenda duhabwa ngo twubahirize, tuzasaye inema rwose yo kumvira abadutegeka, tubitware neza, tujye mu murongo umwe wa Kiliziya tudatandukiriye. Kristo Yezu akuzwe. Sinatinda, sindi buve hano ntavuze nanone muri yubire y'impurirane uhitamo korali izaririmba kuri uwo munsi. Hazabaho amarushanwa mu buryo bumeze gute? Korali ishobora kuba yahimba indirimbo, mu guhimba indirimbo ijyanye na yubire y'impurirane, ariko n'urwego rwa Arikidiyoseze ruzategura indirimbo tuzasubiramo twese cyangwa tuziga, noneho habeho ayo marushanwa. Itariki rero ya 14 z'ukwezi kwa gatandatu 2025 ayo marushanwa azaba ku rwego rwa paruwasi. Itariki 16 tariki 12 z'ukwa karindwi 2025 ayo marushanwa azaba ku rwego rwa zone pastorale. Ni ukuvuga ngo korali zizaba zabaye iza mbere muri paruwasi zizarushanwa ku rwego rwa zone pastorale. Noneho ku itariki ya 16 z'ukwa munani 2025 aba ari ku rwego rwa diyoseze. Turasaba yuko rero n'icyo gikorwa nanone tuzagikora neza. Paruwasi yacu ntekereza ko tumenyera amarushanwa, tuzabonemo korali zizaririmba iyo misa. Kristo Yezu akuzwe. Ntizingere mu magambo, ndakomeza kubifuriza kugira umunsi mwiza. Misa nihumuza turasohoka tujye muri sare gukora bwa busabane. Imana rero ikomeze ibongerere umuhamagaro wanyu kandi ukomeze ubu n'iteka ryose. Mugire umunsi mwiza. Twamushimiye umuyobozi umujyanama mwiza, tukizirikana ku muhamagaro wacu nk'uko abidusabye uburyo tuwuhagazemo. Turatumira visi perezida wa komisiyo ya liturujia turi kumwe hano, yigire hino nawe agira icyo atugeza. Mbaye mushimiye. Kristo Yezu akuzwe. Turashimira bene mbere padiri mukuru wa paruwasi yacu, akaba na perezida wa komisiyo ya liturujia muri paruwasi yacu. Turashimira impuzamakorali yacu, abayobozi bayo na korali mwese muri rusange.
uyu munsi rero utagira uko usa twizihiza umutagatifu twiragije mutagatifu Cecilia. Ni umunsi wo gusubira nk'uko umuvandimwe yabivuze, perezida w'Impuzamakórari muri kiliziya ifite umurongo igenderaho. Kiliziya igizwe n'uruhererekane. Muri kiliziya hari inzego zigenda zikurikirana, hari amabwiriza tugenderaho. Vatikani ya kabiri yagarutse kuri utujiya by'umwihariko uburenganzira ibihugu bitandukanye guhuza liturujia n'umuco wabo, ariko aho tugomba kurenga yabivuzeho cyane cyane mu ndirimbo andembo bita indirimbo Ordine de la Messe, indirimbo ya Kyrie, indirimbo ya Gloria, indirimbo ya Credo, y'ubutagatifu na ntama w'Imana. Imbo zigize amagambo yihariye n'Avatikani ya kabiri yayizeho imyaka yamaze ijya kuri 6 yo kucyo gikorwa. Abahanzi bacu no babaha uburenganzira bumvikana ako byo bakarengera, nta jambo kongerwamo agakurwamo mu byanditse uheruka rwa kiliziya. Niyo wumva indirimbo niyi ihimbye nabi yumvikana basha amagambo yishakiye, inzego za kiliziya zifata imyanzuro ko zihagaritse by'agateganyo kugira ngo ayihimbye agegeze kugorora gukosora bitagenda neza. Naho rero uvuga indirimbo ya kanaka bayihagaritswe igihe gitoya kugira ngo yikosore, ntabwo kwanga indirimbo imeze nabi ariko kugira ngo umwimerere wa kiliziya umukuri. Ntabwo dushobora gufata imyaka abepiskopi bamaze yagiye ku 6 biga kuri liturujia turangiye tuyindi uko dushatse uko tubyumva. N'abaribye ntabwo tubyumva kimwe, aho tugerageze kumva umurongo kiliziya idusaba iteka kugenderamo.